waruzi ibi. Listen, intego nziza igira ikimara inezeza Imana ikabaza Satani, naho amateraniro meza aruhura imitsima. Indirimbo nziza cyangwa kuririmba kwiza guhindura imitekerereze. Nguhaye ikaze nanone kuri podcast undi munsi andi mahirwe, another day, another chance, where every sunrise brings a new hope. Together we are moving from broken to becoming, one step, one day, and one prayer at a time. Murakoze cyane. Hari ijambo ryanejeje no munsi navuge ko tugenda tuganira ku bijyanye na n'iyi podcast yacu cyangwa kuri icano, ijambo ishobora guhindura ubuzima cyangwa ishobora guhindurira mood y'umunsi. Ariko hari ijambo ryanejeje navuze ngo tuganire, rivuga ngo Imana yabishatse warira mu biganza bya Yuda. Bisobanuye ngo nta Imana itagukiriza, no matter where you are. Nuba ahariho hose nta Imana itagukiriza. Imana yabishatse ikabishaka warira mu biganza bya Yuda, nta Imana itagukiriza. Iri jambo numvise rinejeje cyane, ndavuga ngo reka tuze kuriganiraho, tubiganireho. Rivuga ngo nta Imana itagukiriza. Hari sometimes umuntu atekereza akavuga ati wenda ndamutse ngiye hari ahantu, ngiye muri bino bintu bimeze gutya, ngiye kuri kino kintu kimeze gutya, ngakora bino bintu, wenda ubuzima bwahinduka cyangwa wenda hari ukuntu byagenda. Ariko hari ijambo nasomye rivuga ngo umugabo witwa Eliya, Imana yamukijije ikoresheje igikona. Igikona kimuzanira inyama, kandi igikona nicyo cya mbere gikunda inyama. Ariko Imana iragitegeka iravuga ati wa gikona we, genda ufate ziriya nyama uzijyanire umukozi wanjye wabita Eliya. Bisobanuye ngo Imana yabishatse warira mu biganza bya Yuda. Nuvuga ngo nta kongera kurira, nta kongera gutabaza cyane, just wait, ihangane, keep pushing, keep believing, ibintu bizagenda neza. Ndabwira wowe uri kunyumva, waba aho uriho hose, waba uri muri Afurika, waba uri mu Rwanda, waba uri ahantu hariho hose, ariko ijambo ry'uno munsi ku wa mbere ritangiza icyumweru riravuga ngo nta Imana itagukiriza. Ntabwo bisaba process ndende ngo wajya ahandi hantu hakomeye wabigenza gute, ahubwo Imana yabishatse yatuma urira no mu biganza bya Yuda. Umugabo Daniyeli nawe akagiro nako ka kabiri, umugabo Daniyeli nawe yahuye n'ibibazo cyane, abantu baramwanga, ahura na ba Yuda benshi, ibibazo biraba, barangije amuterera mu rwobo rw'intare. Ariko intare azisangayo, intare zimwakirana ibyishimo, zirangije ngo ziramwegera ngo ni mu gihe cy'imbeho, ngo zimworosha nga moya. Warugiye gupfa nukabaho, nta Imana itagukiriza. No mu biganza bya Yuda wahabonera icyo kurya. Umugabo Yosefu, abiwabo baramugambaniye, barumuna biwe, bakuru biwe baramugambanira, bamujyana mu gihugu baramugurisha. Ariko ageze muri icyo gihugu bamugurisha yo kuba umunyago, ahinduka kuba igikomangoma, ahinduka kuba umuntu wa kabiri ku mwami, ahinduka kuba umuntu ukomeye. Nta Imana itagukiriza. No mu biganza bya Yuda wahabonera ibyo kurya. Rero ijambo ragira ngo dutangirane kino cyumweru tumeze neza, nta mpungenge, nta pressure, nta bibazo. Riravuga ngo nta Imana itagukiriza. Wowe wikwiganyira, wirira, ihangane, just believe, izere, usenge, pushing, komeza ugerageza ibyo ukwiriye kugerageza. Urwane, ushiremo imbaraga uko ushoboye, nta stress, ureke stress, ugerageze.
ujye ugendana ijambo rivuga ngo kuba nagerageje gukora ibyanjye neza kuri gahunda zanjye, ahasigaye naha Imana. Iyi ni podcast yanyu ivuga ngo undi munsi andi mahirwe, another day, another chance, where we believe, twizera, aho twizera tukavuga ngo ubuzima nubwo bumeze gutya ariko ejo buzagenda neza. Rero n'iryo jambo ni ritoya cyane rigutangiza icyumweru, n'ejo tuzashyira irindi jambo ariko rivuga ngo ntaho Imana itagukiriza, no mu biganza bya Yuda ushobora kubonera ibyo kurya. Ndaguhumuriza wowe rero kudukurikira, ndaguhumuriza aho ariho hose ko bishoboka yuko Imana ishobora kugirira neza. Ushobora kuba urwaye, ushobora kuba ubabaye, ushobora kuba uri mu ntambara, ushobora kuba ufite ibigeragezo bitandukanye biremereye byinshi cyane, ariko ijambo ry'uno munsi riravuga ngo no mu biganza bya Yuda Imana ishobora kugukiza ikaguherezamo ibyo kurya. Taha Imana itagukiriza aho waba uri hose, mu gihugu cyose waba urimo, uko waba umeze kose, no mu biganza bya Yuda Imana yabishatse wakongera ukabaho. Gubwa neza rero kandi wihangane. Niba unezerewe na kino kiganiro cyangwa ni topic, kora subscribe kandi na like na comment, ukomeze kubana kandi Imana ikomeze kubana nawe.